Yesu ashimwe. Dusigaye turamukanya dutya. Uku niko ngo umwamikazi wo mu Bwongereza aramukanya muri iki gihe twemeye kujya turamukanya gutyo. Ariko ni umunezero kubabona kandi nishimwe rikomeye umutima wanjye guhagarara imbere yanyu mbabwira ijambo ry'Imana. Prosper yansengeye ariko numva ashaka kuvuga isengesho rigufi. Ntabwo ari uko isengesho yasenze ntaryemeye cyangwa ritageze, ariko numva hari icyo nshaka kubwira Imana. Mwami, amagambo ucisha mu kanwa kanje n'ibitekerezo byo mu mitima yacu muri aka kanya bikubera igitambo gishimwa nawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi tumaze iminsi twigisha cyangwa dusangira ku bijyanye no gukura mu buryo butandukanye, mu bintu bitandukanye. Uyu mugoroba rero turasangirira hamwe amagambo arebana no gukura mu bugwaneza. Kandi indirimbo twaririmbye mbere y'uko nza kuvuga ubutumwa nayo iramfasha kuvuga ubutumwa uyu munsi, kuko yatubwiye ngo ngende umukristo ibihe byose. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ibihe byose harimo ibihe bitandukanye. Turi muri iyi si tunyura mu bintu bitandukanye kandi n'ibihe biratandukana. Ariko umuririmbyi w'iriya ndirimbo yaravuze ngo mu bihe byose we ni umukristo. Haleluya. Icyampa tukaba abakristo ibihe byose. No muri Covid tukaba abakristo. Hari ibindi Prosper yavuze kuko umwuka ari umwe aba yanyujijemo kugira ngo ubutumwa buze kugera iyo bujya. Ni ugutunga imitima ishima, kuvuga ngo njyewe nawe uyu mugoroba duteranye, tugaterana twemerewe guterana. Ntabwo ari ibisanzwe, ni umugisha w'Imana. Haleluya. Kandi ibyo ko guterana kwacu kwagombye kudutera gushima Imana. Iyo utarebye neza ngo waguke nk'uko yasenze, ngo umenye neza ko hari insengero nyinshi zidashobora guterana, umenye neza ko hari benshi babyemerewe ariko badashobora kuza hano nk'uko njye nawe twaje, ushobora gutumbera kubera kumva urareba gusa ku bibazo kuri Covid ikatubera Covid, tukabura umugisha wo gushima Imana. Nyamara muri Covid Imana yarahabaye. Sibyo yemwe? Rwose twaririmba ya ndirimbo ngo yarahabaye Mana warahabaye cyagihe kandi iracyahari. Haleluya. Mu bice twasomewe umusomyi wacu yasomye neza cyane, ndabinyuramo imirongo mike kuko byasobanutse. Nawe nushaka ko byinjira nutaha wongera ubisoma. Reka duhere ku gice cya kabiri, igice cyo mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice cyawo cya 20. Aba bantu tubona muri iki gice bari barakuze ariko bakeneye kongera gukura mu bugwaneza. Turahabona Yesu yigishaga mu migani, arababwira ngo ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu ufite uruzabibu. Hanyuma mu ruzabibu rwe ashyiramo abakozi. Bamwe abazana mu gitondo, abandi abazana saa sita, abandi abazana saa 9, abandi saa 11. Bose abahemba kimwe. Abaje mu gitondo bagira bate? Bagira bate? Munsubize. Biremewe. Bagira bate? Bararakara. Barakajwe n'iki? Barakajwe n'iki? Ko amafaranga yabasezeranije niyo yabahaye. Si yabahaye. Uko bari babyemeye muri kontra ntacyo yahinduye. Barakajwe n'iki? Mwansubije ariko ko nabibemereye.
ariko mu masezerano byavugaga ngo urankorera umunsi nguhembe iki? Idenariyo. Igihembo yabahaye cyari igihembo cy'iki? Cy'umunsi. Kandi amafaranga yabahembye yaraye. Muzi cyabaye? Ijambo bita ishyari ryateye. Ngira mugenzi wawe ngo ishyari. Bye bye ishyari. Muri sezere bye bye ishyari. Murarishaka muri komera. Muri sezere bye bye ishyari. Ishyari. Ishyari ni ribi cyane. Ishyari rivugisha ibitagomba kuvugwa. Hari uwabitwigishije mu minsi ishize mu buryo buhagije, uburyo ntari bubisubiremo cyane, ariko bagize ishyari. Aba bakozi bagize ishyari. Mu bwami bw'Imana ntabwo dukeneye kugira ishyari, kuko buri wese afite ibyamugenewe. Haleluya. Mbwira mugenzi wanjye uti mfite ibyanjye. Mfite ibyanjye. Buri wese afite ibye. Yesu Kristo yabwiye abigishwa be ngo kwa data hariyo amazu ahagije. Nta mpamvu yo gusunikana, nta mpamvu yo kurakara, nta mpamvu yo kugira ishyari ngo kanaka nawe ya. Yesu yarangije icyo gice bakirangiza bavuga ngo abambere bazaba abanyuma n'abanyuma babe bahehe. Kandi ishyari ni hatari. Ishyari ni iki? Ni hatari. Ntiritinya amashuri wize, ntiritinya imyaka ufite, ntiritinya icyubahiro ufite. Ishyari ni Mungu. Murabyumva? Ishyari ni iki? Ni Mungu, kandi ni Mungu mbi dukwiriye kureka. Aba bantu rero bo mu ruzabibu, nyirayo arababwira ati mugenzi wanjye, uranshakaho iki ko ibyo twasezeranye ari byo naguhaye? Niba nshaka kubahemba ayo nababwiye bankoreye amasaha 2, ibyo ngibyo wowe urabishakira. Aba bantu bari batarakura mu ki? Mu bugwaneza. Ubugwaneza bwo kuvuga ngo n'abandi bantu nabo babone umugisha. Iyo umuntu, ikiranga umuntu utarakura n'umukristo utarakura ni ukwikunda. Aba bantu barikunze, siko bimeze? Abantu bikunda cyane batajya batekereza ku bandi, abo bantu ntabwo barakura. Gukura mu bukristo ni ugukura wemera n'abandi ko nabo bagira iki? Babona umugisha wabo, ko n'abandi nabo babona ibyiza, ko n'abandi nabo batera imbere. Haleluya. Reka rero twihuse tujye mu gice cyo mu Kuva, niho ndi butinde. Nabo ntabwo turi buhasome kuko yahasomye neza cyane. Turabona ubwoko bw'Abisirayeli, ubwoko bw'Imana bumaze kwambuka inyanja itukura mu buryo butangaje. Imana itsinze abasirikare ba Farawo, itsinze imana za Egiputa imbere yabo babireba. Mu gice cya 15 barahimbaza, baririmba indirimbo. Kuva igice cya 15 bayita ngo ni indirimbo ya Mose, ariko ntiyayiririmbye wenyine, yayirimbanye n'abo yambukije. Bashima Imana. Ariko inzara iteyeho mu gice cya 16 barivovota. Bagira bati? Baritotomba, barivovota, kandi bivovotera nde? Mose na Aroni. Mose niwe wari wabakuye muri Misiri, niwe wabakuye Egiputa. Ninde wabakuyeyo? Ko mutavuga, ntabwo mujye musoma Bibiliya. Ni Imana yabakuye muri Egiputa, ariko bitiranya ibi. Ikintu kiranga umukristo udakuze ni ukwitiranya ibintu. Mbwirira mugenzi wawe ngo ntukitiranye ibintu. Ntukitiranye ibintu. Baritiranije. Icyo nicyo cya mbere. Aho nicyo cyerekana ko badakuze. Ikibazo cyabo bakirebeye muri Mose. Muri iki gihe dufite abantu badakuze benshi. Agira ikibazo n'ikibazo rusange akagitwikira umuntu. Ikibazo cyanjye ne kanaka,
yabaye Annette atari kuri katedrali, ibyanjye byose ni Annette, ni Annette, ni Annette. Annette niwe waguhamagaye, Annette niwe wagupfiriye, Annette niwe wagucunguye. No, kwitiranya ibintu, dukure tureke kwitiranya iki ibintu. Bitotombeye Mose arababwira ati twebwe turi bande ko mutwitotombera. Umurongo wa 3 warantangaje cyane, baravuze ngo iyo twicirwa n'Uwiteka, Uwiteka wabambukije inyanja itukura mu buryo bukomeye, batangiye kumubona nk'umwicanyi. Iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, twicaye ku nkono z'inyama. Aha hantu harantangaje bikomeye cyane. Umuntu kugera aho yifuza ngo apfe yicaye ku nkono z'inyama, kandi za nkono z'inyama zitari bumubuze gupfa, ariko ngo apfe areba inyama. Inyama byanyibukije mu 2000 bari baravuze ko isi izashira, ibintu byinshi byaravuzwe mu 2000. Urabyibuka Prosper cyangwa ukiri buto cyane? Cyane twagiye kurara i Remera muri stade mu gitaramo umwaka urangira, ariko abantu bari baravuze ibintu byinshi cyane. Nabonye abantu binjirana muri stade n'amacupa ya Mitsingi na Primus ngo baje gusezera ku macupa, ngo barayanywa saa 5 n'igice, hanyuma saa 6 bihane ngo Yesu azagira ati. Aba bantu b'Imana banyibukije icyo gihe ngo iyaba Uwiteka, icyambere barakitiranye, Uwiteka waje kubakiza no kubacungura baramwita umwicanyi. Barangije baravuga ngo iyaba yaraturetse tugapfa tukiri muri Egiputa aho twicaraga ku nkono z'inyama, tukarya ibyo kurya tugahaga. Ngira ngo Paulo niwe uvuga ngo inda ni ibyo kurya, ni ibyo kurya ni iby'indango, ariko byose bizagira bizarimbuka. Umukristo wakuze bene data, inda ni ibyo dukenera kurya, ariko umukristo wakuze ntategekwa n'inda. Turabyumvikanaho neza? Umuntu wakuze mu bugwaneza ntabwo ategekwa n'inda. Uhaga udahaga ntabwo wakwifuza ngo upfe uhaze, byose ni ugupfa. Ahubwo umukristo wakuze yifuza ngo abe ari muri pozisiyo neza n'umwami we, yezwe. Kristo ansanga ngize nte nejejwe, kuko n'ubundi ntituzatura nk'imisozi. Niko gukura mu bugwaneza n'igihe inzara yateye. Ubugwaneza mu gihe kiruhije, kuko ubugwaneza mu gihe gisanzwe mu byiza twese ntawe byananira, ariko ikigaragaza umukristo nyamukristo n'ugwa neza mu bihe bikomeye. Mu gice cya 3 cyo mu Kuva, umurongo waho wa 8 wa 7 n'uwa 8 hatubwira ngo Uwiteka yabwiraga Abisirayeli ngo nabonye kubabara kwa bwoko bwanjye bababazwa n'Abanyamisiri, numvise gutaka kwabo, manuwe no kubatabara. Hanyuma muri iki gice cya 16 aravuga ngo numvise kwivovota Abisirayeli banyivovotera. Baritiranyaga, bivovoteraga Mose batazi ko barimo bivovotera nde? Imana, kuko Mose yatumwe n'Imana kujya kubakurayo. Wivovoteye Mose, iyo umuntu ari ambasaderi, kambivuge gutya wenda biraza kumvikana kurusha, iyo umuntu ari ambasaderi w'igihugu uhagarariye u Rwanda, tuvuge muri Kenya, iyo leta ya Kenya ikwivovoteye uri ambasaderi, ntabwo baba bivovoteye umuntu wabaye ambasada, baba bivovoteye leta ya hehe y'u Rwanda. Niko n'abangaba byagenze, bivovoteraga Mose, ariko kubera kwitiranya kuko batarakura mu bugwaneza. Icya kabiri, bivovotera Mose byatumye bivovotera Imana. Imana irabumva
ariko icyantangaje iravuga ngo imanuwe no kubagerageza. Iyo twivovose Imana imanuka kutugerageza, iyo dutatse Imana imanuka kudutabara. Haleluya. Umukristo mukuru rero aratabaza, arataka, ntabwo yivovura. Babyumvikanye? Imana ije kubagerageresha iki? Ibazanira ibyo kurya. Ati nzabaha ibyo kurya, ngiye kumanura mana, mbaha ibyo kurya, buri wese atore ibyo ashoboye. Ariko umuntu agomba gutora ibingana n'igifu cye. Umuntu agomba gutora ibingana n'umubare w'umuryango afite. Ibyo amara nta kuraza, nta byo kurya bigomba kurara. Umuntu agomba gutora ibigira bite. Abakristo bakuze mu bugwaneza murabaheruka, muzajye mu mahugurwa murebe iyo badushyiriyeho bufe, urebe abantu biyarurira. Ntabwo abakristo b'uyu munsi atari n'Abisirayeli, ntabwo tuzi kwarura ibyo tumara. Turi ku murongo. Umukristo wakuze mu bugwaneza, sinzi niba mwebwe mujya mubabona, kandi kategori zose. Ntabwo wavuga ngo ni ukubera ko ari abanyeshuri, ngo ni bose, n'abakristo n'abapasitori bose. Iyo bagiye kwiyarurira, ikigutangaza ukaba uri ku murongo, ubona inyuma yawe murongo ukigera iriya, ariko ukabona umuntu ashyizeho uwo musozi wa Sinayi ku isahani. Imana yifuza ko dutora ibihagije. Haleluya. Ntabwo yadushyize muri iyi si ngo dusakuma ibintu byose after all ntituzabijya. Fatamo ibiguhagije, ibindi birekere bande, abandi nabo barahari. Bwira Abisirayeli ngiye kubaha ibyo kurya, ariko ibi byo kurya ni ikigeragezo. Ndagira ngo mbagerageze ndebe ko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera, ndebe ko bibuka bakunda bagenzi babo, ndebe ko bamenya ko niba ashonje n'abandi bashonje. Harimo ababiraje, harimo abatoye byinshi, mu gitondo basanga byajemo inyo. Kudakura mu bugwaneza. Umuntu wakuze mu bugwaneza yibuka bagenzi be. Umuntu wakuze mu bugwaneza ntabwo atwarwa n'iby'isi. Ni byiza turabikenera, ariko ukeneye ibyo gukoresha ahangaha. Ntabwo ukeneye kurundanya, ntabwo ukeneye ibibanza byose, ntukeneye amazu yose, ntukeneye uzagenda muri zinga, ntukeneye imodoka zose. Uri umuntu umwe. Abakristo badakuze mu bugwaneza barahari. Imana iha ubutunzi, ikaguha ubutunzi, ariko iguhaye ubutunzi kugira ngo ikugeragereshe, irebe niba wubahiriza amategeko yayo. Kandi amategeko yaduhaye ni ukuyikunda. Cyambere bamwe barabubona ukabakura ku Mana. Basanga umuntu yasengeye akazi yakabonye, yarangiza akavuga ati pastor, njye akazi mfite rwose, Imana izihangane, nayo irabizi, ntabwo nshobora gutera. Akazi wagahawe nande ni Imana rwose, niyo yakampaye, ariko nyine ubwo sinshobora gutera. Ubwo Imana izihangane. Uko abantu babwira Imana ngo uzihangane di, nkavuga nicyo kora ko Imana irihangane. Ntabwo muri abumva bavuga ngo Imana yihangane, tujya tuyihanganisha, ariko irihangana koko. Gutora ibyo ushobora kumara, yaba ubimara ku bwawe cyangwa se bijyanye n'umubare. Gukura mu bugwaneza, bene data, twaremewe gukora imirimo myiza. Niko Abefeso 2:8-10 havuga ngo twaremewe gukora imirimo myiza. Iyo twaremewe kera, tuyiremewe n'Imana, ariko ntabwo twayikora tudakuze mu bugwaneza. Gukura mu bugwaneza ni ugukunda Imana, tukayikundisha ibyacu byose, tukamenya ko ibyo dufite ntacyo dufite itaduhaye. Ariko twamara kumenya ibyo tukongeraho no kuvuga ngo na mugenzi wacu nawe, tugakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda.
wanyagirwa wareba mwabaye intwari da siko mwaje muvura mwakoze wabona imvura iguye nawe ikuteye ingorane zo kugera ku rusengero ukavuga ngo na mugenzi wawe nawe buriya yagize ingorane nawe byamugoye kuhagera kuko imvura yaguye ariko hari akaririmbo kajya kamfasha iyo imvura iguye ngiye kuza mu materaniro iyo numva neganyiriye ndakaririmba kumva kanteye intege niya ndirimbo ivuga ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza ifite igitero kivuga ngo biba izuba riva biba izuba riva ntugatinye imbeho n'imbeho nyinshi yego ako karirimbo iyo stanza cyane cyane izuba riva imvura igwa habaye imbusi ngomba kubitinya niko uwo muririmbyi yavuze hanyuma nkumva ngize intege nkavuga ntiwambura nushaka kugwa ariko ndajya gutera mwabaye intwari rero mwebwe mwashoboye kuza ariko kandi ndabifuriza gukura mu bugwaneza mu buryo dukoresha iby'Imana yaturemeye no mu buryo dusenga Imana aho kwitotomba takira Imana niba ufite ikibazo cyereka Imana mu buryo butaka mu buryo butabazi mu buryo buhamagara Imana ngo izi kigufashemo ariko atari uburyo bwo kwitotomba witotombera abantu iyo witotombeye abantu yaremye uba witotombera Imana iyo witotombeye ibyo yaremye uba witotombera Imana ni nka cya gihe Adamu yabwiraga Imana ngo ni umugore wampaye burya mu yandi magambo yari arimo ashinja Imana si we wamumpaye buri mugore si we wamushingiye rero tureke kujya twitotomba ahubwo tujye dutaka kugira ngo Imana imanurwe no kudutabara aho kumanurwa no kutugerageza Imana iduhana umugisha kandi Imana idushoboze gutera intambwe dukure mu bugwaneza Imana iduhana umugisha murakoze dusenga Imana Mwami wacu ntabwo umwana w'umuntu yavuga ijambo ryawe mu buryo bukwiriye ariko Mwuka Wera arahari kugira ngo asobanure niyo mpamvu nsenze ngo usobanurire buri wese wageze aha ngaha ijambo ushaka kuvugana n'umutima we kandi uduteze intambwe dukure mu bugwaneza mu buryo bwose kandi Mwami udufungure amaso y'umutima kugira ngo Mana tujye dutunga imitima igushima mu bihe byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen.